Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Green Roots TV, mbibutsa kubora mukora subscribe, like na commenting ku nkuru mba nagiye bagezaho. Kuri uyu munsi rero umuhanzi Safi Madiba umaze imyaka 4 muri Canada agiye kumurikira album ye i Kigali. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo n'ibikora Safi amamaye nka Safi Madiba yatangaje ko agiye gukorera igitaramo cye cya mbere mu mujyi wa Kigali nyuma y'imyaka 4 ishize abarizwa mu mujyi wa Vancouver mu gihugu cya Canada. Uyu muhanzi uherutse gushyira ku isoko album yise Back to Life yagaragaje ko azataramira i Kigali ku wa gatandatu tariki ya 7 Ukuboza 2024 mu gitaramo azahuriramo n'abandi barimo nka Phil Peter, Uwase Muyango, Claudine witabira amarushanwa ya Miss Rwanda 2019 ngira ngo muramuzi cyane, DJ Brian ndetse n'abandi. Mu guteguza igitaramo Safi Madiba yagize ati nishimiye kugaruka mu rugo kandi niteguye kuzasabana n'abantu banjye. Igitaramo yavuze ko kizabera kuri The Green Lounge Kicukiro. Icyo gitaramo cya mbere Safi Madiba agiye gukorera i Kigali nyuma y'imyaka 4 ishize atangiye urugendo rw'umuziki nk'umuhanzi wigenga. Kuva yagera muri Canada yashyize imbere gukora ibihangano binyuranye kandi anashyira ku isoko album ya mbere yakoze ari wenyine. Atangaje igitaramo i Kigali mu gihe yari amaze iminsi mu bitaramo byabereye hirya no hino mu bihugu birimo Ubufaransa, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Biteganyijwe ko uyu muhanzi agera i Kigali mbere y'uko ejo tuvugana yamaze kuhagera. Iki gitaramo agiye gukorera i Kigali azagihuza no kumurika album yiwe Back to Life aherutse gushyira ku isoko iriho indirimbo na Gotiti yakoranye na Meddy. Kimwe Good Morning ni Samehe yakoranye na Riderman, Sound, Remember Me, I Won't Lie to You, I Love You, Code Me ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi mwagiye mumumenyaho, nk'imwe yakoranye na DJ Marino yitwa Ntimunywa ndetse na Vutu na DJ Mila. Asobanuriye album cyangwa se asobanuriye album nk'idasanzwe mu buzima bwe kuko yayihaye umwanya kandi ikaba ari iya mbere iranga urugendo rwe rw'umuziki nk'umuhanzi wigenga. Safi Madiba yafatwaga nk'inkingi ya mwamba muri Urban Boys, byatumye ubwo yavaga muri iri tsinda ryarasubiye inyuma mu buryo bugaragarira buri wese. Itsinda ryagize ibihe byiza ndetse ni bamwe mu babashije kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, bahatana mu bikorwa bigiye bikomeye n'ahandi. Ni itsinda ryanyeganyije imitima ya benshi ku buryo na n'uyu munsi ibihumbi by'abantu bacyumva ibihangano byabo. Nizo abarizwa mu Rwanda muri iki gihe, ni mu gihe Humble Jizzo abarizwa muri Kenya n'umuryango. Safi Madiba yavuze ko yinjiye muri Urban Boys nyuma y'igihe cyari gishize ashakisha akazi muri Simba Supermarket na Kumati n'ahandi byanga. Avuga ko mu gutangira iri tsinda bari 5 ariko hari 2 baje kuvamo. Yasobanuye ko gutangira umuziki nk'umuhanzi wigenga avuye muri Urban Boys ahanini byaturutse mu kuba we na bagenzi be hari ibyo batigeze bahuza. Uyu mugabo avuga ko Urban Boys ayifata nk'umubyeyi kuri we kuko bahuye ari bato, bakora ibintu byabo kandi birakunda, abantu barabyumva, bakora imiziki igiye itandukanye kandi myiza cyane. Safi Madiba yavuze ko yakomeje gukora umuziki kubera ko ari ubuzima bwe, biri no mu mpamvu yagiye agerageza guca inzira zinyuranye kugira ngo abashe gukora umuziki nk'umuhanzi wigenga. Kugira ngo rero ni ayo makuru ku gitaramo cya Safi Madiba, azaba ari kumwe n'abarimo Phil Peter DJ ndetse na DJ Brian Muyango n'abandi benshi cyane. Kizabera ahazwi nka The Green Lounge ku Kicukiro. Mwakoze cyane.
Green Roots yo nakagaruka nk'uko bisanzwe. Bashishikariza gukomeza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ntukajye ucikwa n'amakuru y'ingenzi y'imyidagaduro ndetse n'ahandi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, ciao.